turatangiye n'agafilime kacu kanone dutangiranye n'umusore n'umukobwa baranga mu modoka bahubirana bisa nk'ari couple. Kumbe umukobwa uranga yagize gutya afata urubaho rurimo imisumari aruteganywa mu modoka agera gutya afata n'igitambaro cyarangaho agipfuka ku misumari nyine kugira ngo umusore atabibona nyine. Umukobwa ati ese sheri kuko urabizi neza ko ugiye kugenda kuko? Umusore ati cyane rwose sheri ati mfite urugendo rwa business rwihuta. Bisa nk'aho uyu musore uranga nyine yaragiye kujya muri business runaka nyine. Umukobwa ati ngiye kugukumbura rwose sheri ati ngiye kugukumbura cyane rwose. Ati nifuzaga ko twamarana igihe runaka tukiri kumwe tukaba tumeze neza. Umusore atari ko sheri nawe urabizi rwose. Ati ariko nta kibazo kirimo n'ubundi ndagaruka vuba bidatinze. Umukobwa ati sheri atuze n'ikindi. Ati ndibutse sheri ati ndibutse we ati ndibutse. Ati ntabwo nigize mfunga amazi mu gikoni. Umusore araseka nyine ati nta kibazo rwose ariko wagenda. Umusore agize gutya nyine afata imodoka bisa nkaho nyine ngo yaragiye kujya mu rugendo rwa business tutaramenya ngo ni business nyabaki nyine. Asiga umukobwa uranga gusa tubonye ko umukobwa muteze imisumari nyine gusa umusore we niye bibonye nyine. Umukobwa yagisigaye ngo nyine umukobwa ati sha ndaje ndebe ikintu ufite rwose. Ati reka nze ndebe ibintu ufite. Bisa nkaho nyine umukobwa hari icyo arimo arapanga nyine kumutega imisumari nyine mu modoka nyine gutega uriya musore ngo nishibe mu modoka. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande ibyo birangiye bisa nkaho wa musore yaragarutse mu rugo atashye nyine. Shiri waza kumwakira. Umukobwa ati shiri bimeze bite? Undi ati bimeze neza rwose. Umusore agira gutya ahita ava mu modoka nyine. Umukobwa akomeza kwitegereza nyine hamwe yateze imisumari mu modoka abona imisumari iracyari aho ngaho nyine. Umukobwa ati bimeze bite se? Ati urugendo rwagenze rute? Ati ibintu byose bimeze neza. Umusore ati cyane rwose buri kimwe cyose kimeze neza. Ati se kubera icyo ubundi urimo urabimbaza? Hanyuma umusore azayegera umukobwa ati narimo ngutekereza cyane rwose umunsi sheri ati nagutekereje ati ngufitiye amakuru ati ngufitiye amakuru atari ivumbi. Umusore ati koko se? Ati mfitiye amakuru nyabakize. Umukobwa yitegereza sheri ati reba hano. Ati 200. Bisa nk'uwo mukobwa uranga twite rwose nyine umusore cyangwa se sheri wamutinda nyine. Umusore barikanze ati mbuki. Ati bujya ati gusa birashoboka. Atura twite si. Umukobwa akunze kwitegereza sheri uranga. Umusore ati nyine icyo ndi gushaka kuvuga ndi gushaka gusobanura ati ndi kwibaza uratwite kuko nyine. Ati amakuru aratangaje rwose ati uzi ko aya makuru arenze sheri ati bisa nk'umusore uranga nawe byamushimishije rwose ati ndatekereza ahubwo ngiye guhamagara mama nkabimumenyesha ati rwose bino bintu biraza gutuma yishima rwose biraza kumukorera umunsi. Umusore uranga nyine yagize gutya nawe byaramushimishije kumva ko ngo sheri we rwose atwite nyine cyangwa se umugore uranga atwite nyine. Agira gutya afatana telefone ngajya guhamagara sheri we kumbe muri uko mwanya undi mukobwa waje yibyiringiye ku kibuno bisa nkaho afite ikibazo ku kibuno ntituramenya ngo afite iki kibazo ku kibuno. Umukobwa aza yigera wa mugenzi uranga. Umukobwa ati Ida wabaye iki? Bisa nk'uyu mukobwa wa uranga nyine ngo yitwa Ida. Umukobwa ati naguye muri gym rwose ati nahanutse nikubita hasi muri gym. Hanyuma umukobwa ati koko se waguye muri gym koko? Undi ati cyane rwose. Undi ati kandi wavuze ko ugiye kujya gucisha inzara uyu munsi cyangwa se uravuze kuri gucisha inzara uyu munsi? Umukobwa ati ariko we tuzi ko ari byo koko ati cyane rwose ati uvugishije ukuri pe. Ati ndibutse ko nyine naguye barimo baranca inzara. Bisa nk'uyu mukobwa uranga rwose arimo arabeshya nyine ibintu aravuga nyine arimo acibiranye nyine umukobwa mugenzi we nyine. Undi ati ariko kuki utabwira umugabo wawe akaza kuza tugasangira ibya nimugoroba? Bisa nk'aho umukobwa uranga bise Ida nawe afite ngo umugabo nyine cyangwa se ari umugore nyine. Umukobwa uranga ati sha rwose twihanganire rwose twari dufite n'imipango uyu munsi ati twe twupangiye. Umugore uranga ati ndatwita ariko ngiye ndabarikanze nyine bisa nk'aho nyine abo bombi bose ari abagore nyine. Uyu mukobwa wundi bise ngo Ida akaba afite nawe umugabo. Hanyuma undi ati nyine ngiye gutangira guteka ibya nimugoroba ati ndumva rwose muze kuza rwose ati muze kuza ndabatumiye ati nimugoroba muze kuza tuze gusangira ibya nimugoroba. Bisa nkaho abo bakobwa bombi cyangwa se abagore bombi baranga nyine ari inshuti nyine banasurana nyine ari imiryango isurana nyine ari inshuti. Hanyuma umugore uranga cyangwa se umukobwa uranga yasiganga nyine kusubona ko afite ubwoba tubonye za yibyingira ku kibuno nituzi ngo byagenze bite niba ari wishiye kuri amisumari turamenya ngo ni biki nyine. Umugore ati ngo iki? Umugore akomeje kwibyiringira ku kibuno gusa nyine bisa nkaho yababaye rwose. Wasanga ari nawe wiciye muri ya misumari gusa nituramenya ngo niwe cyangwa se si we. Hanyuma tugaruka kuri uruhande bisa nkaho nyine wa mugoroba wari ugeze nyine mugoroba wo gusangira nyine ibya nimugoroba. Hanyuma umukobwa agize gutya afungurira wa mukobwa mugenzi we ngo ni Ida n'umugabo we barinjira nyine. Umukobwa ahamagara sheri ati sheri wababonye se? Umugabo ati ngo iki? Ati dufite abashyitsi se.
ati ati ndabibona none ukumbi umugabo ubanza ataranazi ko nyine bano bashyitsi bari buze kuza hano, ati mbega surprise, ati muradutunguye rwose. Umugabo ati congratulations rwose, ati felicitation rwose kuba mugiye kuyibaruka, mugiye kubyara umwana namwe mu kwagura umuryango. Ati rero twabazaniye impano nyine nk'abantu mugiye kwagura umuryango, bano umuryango wundi nyine bisa nk'ari imiryango isura nagize gutya, ibazanira impano nyine, ibazanira nakitwa ngo baby monitor nyine, bwa bukinisho bw'abana nyine busubiramo by'abana babavuga nyine. Umukobwa ati sha bino bintu birarenze rwose, ati mwakoze cyane rwose turabyishimiye. Hanyuma baranga nyine bibona ko ni imiryango yishimanye rwose, ni imiryango isura nubona ko babishimanye rwose bameranye neza. Hanyuma umukobwa haye abangaba karibu nyine ngo baze bicare mu nzu. Umugabo hano aratambuka, gusa umukobwa uri hano inyuma bise ngo idabona ko asa nk'utishimye mo gake ukuntu nyine. Hanyuma cyo kigabo cyarekera mu gihe kiti si byagenze bite ko mwaje hano. Umukobwa uranga bise ati umugore we ni waduhatirije kuza. Umugabo ati siki bisa nkaho abo bombi hari ibintu bapanga cyangwa se baziranye nyine. Hanyuma nta kindi cyabe nyine bano baricaye ku meza nyine baza gusangira nyine umugoroba wabo nyine, ubona ko bishimye banayavugamo nyine. Hanyuma umukobwa uranga agera gutya, ati agera gutya barahagurutse, ati noneho ubu ngubu ikigiye gukurikira, ati attention buri wese, ati mwese mwitonde, ati mwurikire, ati icyo nshaka kuvuga, ati ndashaka kubabwira impamvu yaduteranyirije hano uyu mugoroba. Umugabo ati hari ikindi kintu cy'ingenzi se cyaduteranyirije hano uretse kuba ugiye kwibaruka umwana cyangwa se uri kwitegura kuba wabyara umwana. Umukobwa ati kirahari rwose, ati icyo kintu kirahari cy'ingenzi ko uyu mwana ngiye kubyara atari uwawe. Umugabo barahindutse ku isura, kumbe ngo umwana umugore agiye kubyara ngo ntabwo ari uwe. Umugabo ati ngo iki? Bano batangira kurebana, ati uvuze ngo iki? Ati ntabwo mbyumva, tuvuze ngo iki madam? Umugabo ati none se uwo mwana niba atari uwanjye, ati ni uwande? Ati ni uriya mugabo. Kumbe umugore ugize gutya yereka agaragaza mugenzi we ngo niba babyara bagiye kubyarana umwana. Umugore ati Ryan, ati ngo iki? Umugabo ati ujya tarabeshya, ati reka. Umugore ati tumaze umwaka wose duteretana mu ibanga, ati ntabwo yarabizi se, ahubwo aka kanya nicyo gihe namwe ngo mumenye ukuri nyine, mumenye ko ngewe na Ryan tumaze igihe duteretana. Umugabo ati ujya tawe ibyo n'ubugorye tarabeshya, ati reka. Ati ahubwo namwe mushaka mwatubwira ibanga ryanyu mukatumenyesha nyine, mukatubwira namwe ibyo muduhisha. Bisa nkaho nyine umugore nituramenye ngari gupanga ibiki, cyangwa se ntabwo tuzi neza niba koko umwana twita ari uwuriya mugabo. Umugabo ati twebwe ariko nta mabanga dufite. Umugabo we nyine yamuhakaniye ko we nta mabanga nyine ngo bamuhisha. Hanyuma umukobwa uranga cyangwa se umugore uranga bise ati ese urimo urashaka kugaragaza iki icyo ushaka gusobanura? Umugore ati ndabizi rega basore, ati ndabizi ko weho n'umugabo, ndabizi ko weho ida n'umugabo wanjye muteretana cyangwa se mumaze igihe muteretana mu ibanga. Umugabo ati ariko basore marabizi, ati uyu mugore wanjye ataye umutwe rwose, ati yasaze neza. Umukobwa uranga ati ariko ibyo ngibyo uvuga ni ibiki koko? Atuzi ko narinzi ko turi inshuti magara kuko. Umukobwa uranga cyangwa se umugore uranga bise idatangira no kurira rwose, ararira rwose. Umugabo ati mumbare basore, ati rwose mumbare, ati ndabinginze rwose, ati mbasabye imbabazi pe, ati ndabinginze rwose. Ati nyine birasa nkaho imisemburo y'umugore wanjye rwose yazamutse, ati yazamutse rwose. Ati rwose mutwe hanganira rwose. Umukobwa uranga cyangwa se umugore uranga bise idagira gutya barasohotse. Twabonye aza yibyiringira ku kibuno nituzi ngo yari yabaye iki nyine. Umukobwa ati rwose nyine ko byibura nyine ko hajya n'umuntu umena ikirahure cy'amazi akonje mu maso. Umukobwa agize gutya avuga ngo harimo aririza nyine, cyangwa se arimo ararira, ntabwo tuzi niba ari kuriza nyine. Gusa ageze ahangaha umukobwa agize gutya ahita hindura isura, bigira nkaho nta n'ikintu cyawe rwose, ahita nihanagura bisa nkaho nyine amarira yiraga aramwe bitanga amarira y'ingona. Gusa arihanagura ubona ko nta n'ikibazo afite. Hanyuma umugabo ati kuko umugabo w'uyu mugore urahanga agira gutya barahagurutse. Umugore ati sheri, ati uretse gatoya, ati mbwira ko nta kintu ugiye gukora rwose, ati mbabarira mubwire ko nta kintu ugiye gukora. Umugabo ati nurekera aho ngaho, nutarekera aho ngaho kwigira mu musazi rero, ati ndaza kugikora, ati ndagikora rwose. Umugabo yitegereza mugenzi uranga nyine umugore amubwiye ko ngo bamutwitinda, ati cyo ndi bugukuri ndaza kugutandukanya n'uwo mwana ukurimo. Umugore ati shire ko mbabarira, ati rwose mbabarira rwose naribeshye rwose, ati ntago nabikoze ku bushake. Bisa nkaho ko uyu mugore ashobora kuba yaraciye inyuma ngo umugabo nyine akabyarana n'uyu mugabo wundi urahanga nyine bisirayani. Umugabo ati ngiye gushakira agasumura umukobwa nyine nawe muhanagura ibyibore n'amarira, atamarira uteje abantu barahanga rwose. Umugore sigaho ngaho nyine, umugore agize gutya barasetse nyine, bisa nkaho nawe ibintu arimo arakora nyine ari imikino y'imari cyangwa se akaba yanasaze nawe wamenya nyine.
umugabo wari uranga abisirayeli baramwitegereje ati ariko nta kibazo ufite koko madamu, atuzi ko umugabo wari mukuri koko, ati nukuri ndabona mu mutwe wawe neza harajagariye nta kibazo, tufitemo ibibazo byinshi rwose. Umugore ati ahubwo tumwemo. Umugabo ati hakuze ko kuko uyu mugabo akwiriye kukwaka uburenganzira bwo kwitwa umugore, ati ntabwo ukwiye kwitwa umugore rwose, ntabwo ukwiye kwitwa mama w'abana. Umugore ati ariko wibeshye gatoya, buretse gatoya, ati ngiye meze neza nta kibazo mfite rwose, ati mu mutwe ibintu byose bimeze neza. Umugabo uranga nyine bisa ngo byacanze nyine bari kugira kahinda. Umugore agira gutya afata ka kaboro bise baby monitor nyine kamwe nyine ko akagenda gasubiramo ibyo abantu bavuga nyine, agira gutya agatereka aho ngaho. Umugabo ati se ubwo nibwo bukinisho bw'abana? Umugore ati cyane rwose. Kumbe umugore agize gutya aragacana, kumbe ku rundi ruhande batangira kumva amajwi y'abari kuganira mu kindi cyumba ati shiri turabizi ko urabona ko batangiye kumenya ibyacu. Umugabo ati ndeka twigire nyine nkahura umugore yasaze. Kumbe uwo mugabo nawe yari agafashe ka kabora akajyana ku ipantaro nyine barimo babumviriza ibyo barimo baganira hano. Umugore ati shiri rwose ngiye ntabwo nshaka kubaho rwose ntafite amafaranga y'umugabo wanjye, ati ntabwo nabaho rwose ntafite amafaranga y'umugabo wanjye. Umugabo uranga ati shiri rwose nyizera, ati rwose, ati nyizera rwose ibintu byose biraza kumera neza, ati ibintu byose biraza kumera nk'uko byahoze bimeze. Umugabo uranga nyine yakomezaga yaganiraga n'umukobwa uranga nyine bisa nkaho nyine ibintu bapanga babiziranye rwose nyine bajye banahura mu ibanga nyine. Umugabo ati kandi ikintu rwose hagati ngo ndabona rwose ubukeye busa neza rwose iyo uri muririza wiriza amarira y'ingona. Bisa nkaho abangabo bombi nyine imikino bakinaga nyine bari gupanga nyine, umugabo arimo araca inyuma umugore we, kumbe n'ura mugore arimo araca umugabo uranga nyine. Gusa umugore uranga nyine akaba yari yateguye nyine ibi byose bisa nk'ari imikino yari yateguye nyine kugira ngo abate muri yombi nyine cyangwa se bagwe mu gatego kiwe. Aba bombi borongeye baragaruka nyine bigira nkaho nta cyabaye, uwo mugore yongera kugaruka yiriza nyine yigira nkaho rwose ababaye cyane nyine rwose. Umugore uranga nyine ngo amubabaje nyine n'umugabo we ko yaramuciye inyuma. Umugabo uranga yitegereza umugore wiwe azunguza umutwe. Umugore ati iki se nyine avuze ngo iki? Amajwi yongera kumvikanira muri kakaboro karanga ku meza. Umugabo ati ibyo ni bike ariko ibyo avuze birongera byisubiramo mu kaboro karahanga ku meza. Umugore agira gukita agatirura ka kaboro bise baby monitor nyine kamwe gafata amajwi gasubiramo amajwi y'abantu bari kuvuga. Umugabo yikorakuye agira gutya abona nawe bari bagashyize ku kibuno ku mufuka w'ipantaro yiwe. Ati woya ati ntabwo bishoboka. Umugabo yamenye ko nyine ibyo bavugaga byose bari mu cyumba nyine babumvirizaga nyine cyangwa se bavuga byisubiramo mu kandi kaboro karanga ku meza. Umugabo ahita ahaguruka ati se shiri kuko ubana nanjye kubera amafaranga yanjye kuko bisa nkaho uyu mugabo yarazi ko nyine abana n'uyu mugore we bise Ida nyine bakundana nyine ari umugore n'umugabo nyine bakundana, gusa nyine yazi ko ngo umugore wiwe abana nawe kubera amafaranga. Umugabo ati shiri ati rero ati ibintu byawe uraza kubisanga hanze, ati urasanga bigutegerereje hanze. Umugabo uranga nyine araseka nyine nyuma yo kuba yaraguye mu gatego. Umugabo atari kushira iti tuza rwose, ati n'ubundi urabona ko umugabo warakujugunye, ati n'umuri ntabwo dukwiye gukomeza kwigira nkaho nyine twihisha nyine dubikora rwihishwa, ati ubu ni ngiwe nawe ati hari ribisi. Ubwo rero bitegereza rwose wibona nta kintu namubwiye nyine, ati nkuko twipanze nyine twakomeza tukibanira twimbi twenyine. Umugore uranga ati n'ubundi nawe ugiye kubaho n'amafaranga y'umugore wawe ufite, ati nawe ugiye kubaho nk'ikibwa nawe nta mafaranga y'umugore wawe ufite. Bisa nkaho n'ikigabo kiranga nyine cyabagaho kibeshejweho n'amafaranga y'umugore wacyo nyine. Umukobwa ati n'ubundi nari ikigoryi. Umukobwa ugira gukita yongera inarasohoka aho ngaho nyine. Umugore uranga ati ibintu byawe rero uze kubyikusanyiriza ubyikusanyirize gusohoka uva ngaha. Umugabo ati hoya ati reka ntabwo byo wabinkora, ati ntabwo wanyirukana mu buryo bworoshye gutyo, uti umenye yuko uranwiti, umenye ko nako ugiye kubyara ufite umwana mu nda. Umukobwa ati shaseri ati rwose shiri mbabara rwose, ati unyihangane pe, ati uriya murongo wa kabiri nawe ushushanyije kugira ngo ngushyire hanze, ati nta kibazo rwose mfite. Umugabo ati ngo iki? Ati ntabwo bishoboka. Ati ushaka kuvuga ko udatwite se? Ati ntabwo twite. Umugabo ati umugore ati cyane rwose ngiye ntabwo nwite, ati ahubwo ikindi ubu ngubu rwose ndi umugore wabohotse rwose, ati ndibohoye. Umugore uranga bisa nkaho ngo atanatwite nyine ibi byose yabipanze nyine kubera yashaka gutamaza cyangwa yashaka guta mu gatego umugabo we nyine kugira ngo amute mu gatego nyine amuca inyuma nyine amufatire mu cyuho. Umukobwa nta kindi cyabaye nyine umugore uranga asigaranye n'umugabo wundi uranga nyine nyuma yo umugore w'umugabo nawe yaramaje kugenda nyine amaje kumwirukana nyine nyuma yo kumenya yuko nyine ngo babanaga kubera amafaranga y'umugabo.
umugabo ati urakoze cyane rwose kumfungura amaso ukanyereka ukuri, turakoze cyane rwose. Umugore uranga ati shati nta kibazo rwose. Umugabo ati se ni gute nagushimira ko? Umugore ati ntuhangayika rwose, ati nubigireho ikibazo, ati ndaza gutekereza nyine ikintu, ndaza gutekereza uburyo ki wanshimiramo, ati nta kibazo rwose. Abaranga nyine basigaye aho ngaho nyine biganira nyine bayabara. Umugore w'umugabo nyine amaje kugira gutya, umugabo amwirukaye nyine nyuma kumenya ko yamucaga inyuma nyine, ndetse banabanaga kubera amafaranga y'umugabo, ndetse n'umugabo w'umugore ageze gutya umugore amwirukanye, dore ko ngo uyu mugore uriya mugabo yabaga mu mafaranga n'ubundi uyu mugore. Abaranga nyine basigaye binyweramo, abandi nabo bagenda gutyo. Akaba ari agafilime kacu karengera ngusaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment kugira ngo turushe kubana no mu tundi dufilime. Wakoze cyane.